Hello guys, ndagira ngo tubanze turebe ino video. Nkuko mubyiboneye, iyi ni video ushobora gukora wifashishije telefone yawe. Muri iyi video ngiye kukwereka AI wakoresha ugakora ino video utishyuye n'ikintu na kimwe. Ikiza cy'iyi AI, feature zayo zose uzikoresha ku buntu, kandi iyi AI nta nubwo igusaba login. Ikiza cyayo, video yawe iza ntawe utamaka n'imwe iriho. Rero wewe icyo usabwa ni ugukanda subscribe niba warayikanze, kandi wibuke gufungura inzogero kugira ngo hatagira ikindi kintu kijya kigucika. Okay, reka dutangire. Okay, uraza kuri iyi video uri kureba. Iyi video uri kureba niyo wewe urakandaho, uze muri description urebemo prompt nashizemo. Urakanda kuri more, ako kantu ka more kabisa. Numara gukanda kuri more, uze hano harimo prompt eshatu. Dore ya mbere, iya kabiri, ya gatatu. Iya mbere, prompt ya mbere iragukorera video y'ipusi iri koza inkoko. Iya gatatu ni iragukorera video iri koza igare. Urahitamo prompt imwe video nako iri gutwara igare. Nyangane urahitamo imwe uyikopiye, ubundi uze hano muri Chrome. Uze hano muri Chrome usearching application Vera, bita vera.com. Utabyandika mu Kinyarwanda ni va naha nara.com. Vera utabyandika mu Kinyarwanda ni gutyo, vera.com. Numara gusearchinga vera.com, urahita nyine usearchinga, uratika kuri website ya mbere. Kanze nibereke neza kabisa, urakirika kuri iyi website ya mbere. Numara kuyikirika, urahingukira ahantu hameze gutya. Noneho ikintu hano ugiye gukora, urakanda hano hejuru tomu dutatu, urebe niba kuri desktop site havivuye. Aho ngaho kabisa ukavivura. Noneho numara kukavivura, urebe utundi turongo dutatu turi hano, urahakanda. Noneho habite bakuzanira izi ni feature zose zino AI ikora. Urabona hano kuri text to image, niyo feature ya mbere tugiye kubanza gukoresha. Text to image, izi zose urabona ni feature kabisa na video, kuko niho turayikorera. Noneho urahita uhakanda, uhita ukanda kuri ako ka option ka mbere, ako ngo AI generate, aho kabisa urahita uhakanda. Numara kuhakanda, tuzuminga dusubizayo inyuma. Noneho urabona text to image online. Noneho urabona kuri aka kaboro kabisa, kanze nkabereke ako, niho urakanda. Numara kurakirika, urahingukira hano hantu hameze gutya. Urabona ahantu tugiye kwifashisha, tugiye kwifashisha aka ko ku ruhande. Aha bikuza nabi kabisa, ariko nta kibazo. Urareba aka ko ku ruhande niko turifashisha. Ushaka wazuminga akaba ariko wuzuza muri telefone gutya kabisa. Urabona aha mbere turashiramo prompt, ya prompt twakuyemo aha, ya prompt twahereyeho dukopiye. Prompt urajya muri description uzirebemo, urahita uyishyiramo. Numara kuyishyiramo, urahita uza, urabona hano handitse ngo fast, urahita wemeza aho ngaho. Noneho gutyo aha ngaha, noneho urabona kwa kantu kandi ni uguhitamo size ya video. Harimo ama size ya benshi: Instagram, Facebook, YouTube na TikTok. Noneho urabona ira 9 kuri 16 kuri kanga. Uranyine urabona ziranashushanyije. Urareba size ushaka bitewe naho urayupload video yawe, naho urayishyira. Uhitemo size ushaka. Twe tugiye guhitamo size ya TikTok cyangwa se ya short video zo kuri YouTube.
noneho nurangiza ibi byose kubikora urahita ukanda generate. Iyi AI ntabwo igoye kuyikoresha, noneho numara ifoto yawe bitewe na interineti yawe kabisa, noneho numara biri kugeneratinga, noneho nirangiza ifoto yawe irahitiza. Ifoto yawe niza urazuminga gutya urebe kuri kariya akamenyetso ka download kari hejuru, nze nkabereke ako niko urahita ukandaho image yawe ibe downloaded. Noneho step ya kabiri ni ukureba za filter zo hejuru ahantu handitse ngo image to video, kanze manze mabereke neza hejuru kuri ziriya filter aho handitse ngo image to video, niho tugiye gukurikizaho dukoresha kugira dukore video. Mwitsa ko iyi app kudownloading ibyo yakoze ntago utamakizaho. Noneho nurangiza urahakanda, urabona kano aka niko urahita ukandaho, uragakandaho gaje kugenda ute kabisa, kanongere nkabereke neza ako bitera, ariko byakunze kabisa. Ako numara gukandaho urahinguka ahantu hameze gutya, uhita ukanda ushiremo ya foto, turaza tuyihitemo ya foto. Nitumara kuyishyiramo urabona hariya AI biri kugukorera prompt, ariko iyo prompt iba aho prompt ya generatinze turayivanamo, urahakanda utsindagire, katuzuminge neza kabisa, urahakanda uratsindagiraho, uhita ukanda kuri select all, uhita ukanda kuri cut ubivanemo. Noneho ugaruke ahandi katutwe kuhagaruka kabisa, hakurya wajya naho prompt hara iba yibitse, noneho uragaruka wongere kopiye, uyikopiye neza. Numara kuyikopiya ugaruke aba ariyo ushiramo. Numara gushyiramo prompt urabona ahangaha kabiri, iyi prompt yindi ibiri option ibirimo iyo ibiri gusobanura video ukuntu iraba ifite, ngo niba ari iraba ifite high quality, video isa neza, nyine byo biba biri option, byo urabyihorera ntago nta kintu uhindura. Urabona hakurikira noneho uraza ugahitamo MP4, ahandi ni amasegonda 5. Mwibutsa ko aha nyine urakora video ebyiri uzihuza, urakora utuvideo tubiri duhuze. Njyewe mfite n'izindi nakoze, ndaza kubereka uburyo turazihuza. Nyine nawe urakora video ebyiri zitandukanye uzihuze. Ushobora no kujya muri ChatGPT ikaba yagukorera indi prompt ushaka, ukayibwira story iragukorera, yamara gukorera prompt ukaza ugakora akandi ka video kawe. Noneho iyo urangije kubihitamo byose ukanda kuri, urabona network zanjye ziri kugera zikagenda, ariko biraza gukunda kuri generate. Hariya kuri generate nizere ko nta muntu utahabonye, video yacu ikaba yaje. Urabona ko video yacu ngiyi, ipusi iri gutwara igare, mu gakapu harimo icyo bita imbuto. Noneho urazuminga nayo akantu ka download, dore ngaka, numara urahita ugakandaho video yacu ibe downloaded. Noneho hano ikintu gisigaye ni ukujya kuzihuza. Ngiye gufata n'izindi n'akandi ka video izindi nari narakuriyetinze, nzihuza ari ebyiri mbibereke uburyo murabihuza ku batabizi, ariko ndizera ko abajene benshi bino babizi. Uraza muri InShot app yawe cyangwa indi app ukoresha weditinga, sinzi iyo ariyo,
iyi nkoresha InShot, numara kuzamo urahita ukanda aho kuri video, kuri next uhitemo project yawe ugiye gukora, turashyira kuri video. Reba video yacu twamaze gukuretinga ya mbere ni iriya, ndeba hasi hano hari n'izindi nakoze zijyandanye no guteka, nyine wewe bitewe na prompt yaba washizemo. Ku barahitamo prompt ya mbere ni ugukora ino video y'ipusi iri koza inkoko. Prompt ya mbere ni iya video y'ipusi iri koza inkoko. Ubwo abahisemo nyine bagende banakuretinge iyi video y'ipusi iri koza inkoko. Noneho turazihitamo, turazicuzingamo zose uko ari izo dushaka guhuza ni eshatu tugiye guhuza. Dukureho watermark, kuyikuraho biba ari free, ndakeka mubizi kabisa, niyo mpamvu natari kwirirwa mbitindaho cyane. Nimba hari abatabizi bambwira nkazabikora. Urabona video y'iya pusi iri koza inkoko, ndakeka izi video nazo mujya muzibona. Iyi nayo iri kurya, noneho uraza ugashiraho sound. Guys, ibi ni impamvu natari kubitindaho, nzi ko mubizi kabisa, ariko mutabizi mwazambwira. Noneho uraza ugahitamo aga sound kawe ushaka gukubitaho kabisa. Sound yawe uraza ugashaka sound urashiramo, wamara kubitunganya byose sound iraza ukayikata hariya kuri split. Iyo ari kirekire urabona ko video yacu iri gutungana. Video nyine uburyo nayikinye harimo na sound dutangira ni uku nabikoze. Noneho sound nitumara kuyishyiraho turaza dushiraho na za zindi za comedy. Ku batazi aho wakora ziriya sound muzambwire nabyo mbikoreho video. Uraza dore ngizi kabisa sound za zindi za comedy, uraza nayo ukagenda, tuba ari twinshi tugiye dukurikiranye, ugenda ukanda kuri split wagasigaramo kamwe ushaka gushira nk'ahantu, ukaza ukagaterekaho aho hambere, ukumva kandi ugakanda kuri split, iki kindi ukakigeza hirya cyangwa ukakivanamo, ukaza aga sound kawe ukagapima ahantu ushaka kabisa, ku buryo nyine biraba bigendanye. Noneho ni gutyo uguma ubikora. Ushaka waza wakanda hariya kuri edit, ukaza ugahitiramo sound hano, ugenda ushira aka kantu muri kubona k'akarongo kamanutse, wumva nyine iyo sound ukuntu imeze, ukumva niba ari ishaka. Ushobora gutambitsa gutya ukagatambitsa n'aka, wamara guhitamo iyo sound ushaka uraza ugakanda kuri hano kuri split, kuri split ugahita usiba kiriya, ugashyiramo neza. Ibyo wamara kubikora, noneho sound zose wamaze kuzishiramo ushaka bitewe n'ibyo ushaka, video yawe ushaka washiramo n'akaririmbo gusa ubyihorera. Noneho urahita ukanda hano kuri export. Nubona video yawe urangije kuyikora, ushobora no kwandikaho amagambo, ubwo sinzi ibyo wakandikaho, njyewe ndi kwihuta nyine ntago ni ukubereka sample, ntago ibintu byose nabikora. Ubwo wewe nyine urashaka n'ukuntu wandikaho, noneho wowe ukomvatinge video yawe, utegerezeho gatoya ibanze irangire, ntago bitinda. Noneho nzabereka part 2 y'uburyo noneho wakoresha bworoshye bwo gukoresha Pixverse. Noneho video yacu urabona ko yageze hano muri file, dore ngiyi ama sound ariko ubu nayavanyemo,
uze gutangiza urebe ukuntu yari imeze. Reba kabisa nugira ikibazo uze kunyandikira muri comment. Nizere ko subscribe yo wamaze kuyikanda, niba kandi warayikanze ufungure inzogera kugira ngo hatagira ikindi kintu kijye kigucika.